ati murakoze. Amazina yanjye nitwa Shimibazina, akaba ari njye muyobozi w'abaskuti bakorera mu kigo cya Karubanda giherereye i Huye, ndi kumwe na mugenzi wanjye. Murakoze, nitwa Simple Shanera, ni cheftaine wa Bifle Kombata bakorera muri groupe scolaire de parents bizwi nk'ahazwi kuri Sefo. Tukaba twishimiye uburyo ki twasuwemo na komiseri w'igihugu. Twese ni ibintu bitari bisanzwe, ni ibintu by'agaciro kuri twebwe, uburyo nyine twabyakiriyemo byari by'agaciro. Byari byiza cyane, twishimye uko twatangiye icyumweru cyacu cy'abaskuti mu karere ka Huye. Twabanje dutoragura amapulasitike, nyuma kujya asanga ari naho twahuye n'abayobozi b'igihugu bakomeye. Abenshi muri twebwe n'ubwa mbere tubabonye, ariko byadushimishije cyane. Tukaba tunafite icyizere yuko mu minsi iri imbere tuzakora ibirushaho ku byo twakoraga, kandi mu byo twabwiwe tugomba kubahiriza turaza kubikora neza uko bikwiriye.